Uyu munsi ntabwo ndi bujye kure cyane. Ku munsi w'ejo nabagejejeho igice cya mbere cy'amagambo yavuzwe n'umwami Salomo. Nashyize no kuri Instagram no kuri YouTube. Ariho kuri YouTube arajyaho nimugoroba nibyo. Ariko kuri Instagram ariho, kuri Instagram yanjye Dashim gutyo byumva mu Kinyarwanda 250. Dashim 250. Jyaho ukore follow unarebe amagambo yavuzwe n'umwami Salomo. Uyu mwami none tugiye kumugarukaho mu gice cya kabiri cy'amagambo yavuze. By'umwihariko nababwiye ko yatangiye kuyobora muri 970, aza kuvaho muri 931. Uziko yasimbuye se Dawidi, yari yaravutse muri 990 mbere y'ivuka rya Yesu. Imyaka yose ni mbere ya Yesu. Yaje gupfa muri 931 afite imyaka hagati, bagenekereza yuko ashaka kuba yari afite imyaka 58 cyangwa 59. Akaba yarapfiriye Yerusalemu, ari naho yavukiye. Niwe mwami washatse abagore benshi ku isi. Yari afite abagore 1000, barimo abagore 700 bemewe n'inshoreke 300. Yari ubuzima, ari isi yiyongeza iyindi, ashaka kugerageza buri kimwe cyose cyo ku isi arebe. Ariko nyuma yaje gusanga ngo byose ari ubusa. Ibaza abagore 1000 batandukanye, nyuma aza gusanga byose no gusa. Urabizi ko ni mwene Dawidi na Betisheba, numwe mu bami bakomeye batwaye igihugu cya Isirayeli. Nigeze no kubabwira yuko hari inzenye zigiye ziterwa zivuga yuko bano ba filozofe ba Socrate, ba Plato, ubwenge bwabo bashaka ko barabukomoye kuri Socrate, ashaka ko yarabukomoye ngo kuri uyu mwami Solomon. Yayoboye Isirayeli mu buryo butangaje bitewe n'ubwenge n'ubuhanga bidasanzwe yari yahawe n'Imana. Ubwo yamusabaga kugira ikintu ayisaba akihitiramo ubwenge n'ubuhanga, nasaba ibindi. Ibi ngibi Bibiliya ibisobanura neza. Bitewe n'ubwenge n'ubuhanga Salomo yari afite, yari yarahawe n'Imana kurusha undi mwami wese mu bamubanjirije ndetse no mu bamukurikiye. Hari amwe mu magambo akomeye yagiye avuga, yahinduye ubuzima bw'abantu benshi. Nawe yahindura ubuzima bwawe. Niba uri tayari, reka tugende n'igice cya kabiri cy'amagambo yavuzwe na Solomon. Turi kumwe na Furaha. Ku munsi w'ejo hari amwe mu magambo nababwiye yuko ikintu cyose kigenerwa igihe cyacyo. Ibi ni Solomon wabivuze. Yigeze no kuvuga ngo ndetse n'umupapa iyo acecetse bagira ngo ni umunyabwenge. Ibi byari biri mu gice cya mbere. Yaravuze ngo ntugakundire akanwa kawe kugucumuza cyangwa se gucumuza umubiri wawe. Yigeze no kuvuga ngo kubana n'umugore w'umutima mubi byaruta ukigira ku gasozi ukiberayo, aho kubana n'umugabo ugucyuriraho abandi bagore buri munsi byarutwa ukagwa kwishyiga. Umugore w'umutima wese yubaka urugo, ariko umupfu ararusenya. Umugore usenya urugo buriya ngo aba ari umupfu, aba ari umupfapfa. Ejo nanababwiye ko yavuze ngo nicyo gituma abona yuko nta kirenze ibi, umuntu kunezezwa n'imirimo ye. Ibyo nibyo mugabane we. Kunezezwa n'imirimo yawe niwo mugabane wawe kuri iyi si. Yaravuze ngo kubana n'umugabo ukubwira amagambo meza akanayabwira abandi bagore byaruta ukabana n'ikiragi. Ni nawe wavuze ngo nta muntu ufite ububasha ku mwuka we kugira ngo awuhindure. Nta bubasha ufite bwo kwimura umunsi wo gupfa. Hanyuma yigeze uvuga ngo kuba mu gakinga k'urusenge biruta kubana n'umugore w'ingare mu nzu y'inyumba. Yaranavuze ngo byose ni ubusa, ni nko kwiruka inyuma y'umuyaga. Ibyo umuntu agokera byose akiri mu isi bimumarira iki? Abo ku ngoma imwe barashira hakaza abo mu yindi, ariko isi ihoraho iteka ryose. Ni naho twakuye igitekerezo cy'ijambo tuzagenderaho muri uyu mwaka yuko guhangana n'isi ari umukino utazigera utsinda. Nibyo. Uyu mugabo avuze ku munsi w'amahirwe ujye wishima, no ku munsi w'amakuba ujye utekereza yuko Imana ariyo yaremye byombi ikabibangikanya. Nta wamenya ibyo wita amakuba niba ari umugisha cyangwa ari ibyago, n'ibyo wita amahirwe niba ari umugisha cyangwa ari ibyago. Yaravuze kandi ngo habaho umukiranutsi ukenyuka kandi akiranuka, hakabaho n'umunyabyaha uramba kandi akora ibibi. Isi ntabwo iri feya, ibyo ubaho uyifera. Habaho umukiranutsi ukenyuka kandi akiranuka,
akabaho n'umunyabyaha uramba, akabaho imyaka za nyagateke, kandi ari umuntu ruharwa mubi, abantu bose bazi ko ari umugome, ariko akaramba, ariko abantu beza bagapfa. Isi ntabwo iri fair koko. Uyu mugore avuze ngo umugore w'uburanga bwiza utagira umutima ni nk'impeta y'izahabu ikirwa mu zuru ry'ingurube. Ugafata impeta y'izahabu nziza ukayishyira ku zuru ry'ingurube, nefu. Ibaze umugore w'uburanga bwiza utagira umutima, nka wundi Xantippe uriya wa Socrate. Socrate yamwitaga yuko nawe afite umutima mubi. Igice cya kabiri cy'amagambo yavuzwe na Socrate, reka nyihere kuri iri ngiri. Yavuzwe n'umwami Salomo, igice cya kabiri cy'amagambo yavuzwe n'umwami Salomo, yaravuze ngo shaka ubwenge, ushake n'ubuhanga n'ubwibagirwe, nuteshuke amagambo ava mu kanwa kawe ajya bari mu bwenge n'ubuhanga, nibyanga wicecekere. Ubuhanga n'ubureka buzakurinda, ukabukunda buzagukiza. Ubwenge muri byose nibwo bw'ingenzi. Shaka ubwenge, ibyo utunze byose ubishakisha ubuhanga, nibwo uzabasha kuba kuri iyi si neza. Kuza ubwenge bwawe nabwo buzagukuza, bukomeze nabwo buzaguhesha icyubahiro. Uwo ni umwami Salomon. Yigeze kuvuga ngo kubana n'umugabo ukureba neza akareba neza n'abandi bagore n'abakobwa byaruta ukabana n'impumyi. Uyu mugabo niwe wavuze ngo wijuse akandagira mu buki, ariko indi shonje ikirura cyose kirayiryohera. Umuntu wijuse akandagira mu buki ararengwa, ariko umuntu ushonze nubwo ikintu cyaba kirura gute kiramuryohera. Uyu mugabo avuze ngo ntukareke inshuti yawe cyangwa inshuti ya so, kandi ku munsi ugize amakuba ntukajye gutabaza mwene so. Umuturanyi uri hafi aruta umuvandimwe uri kure. Uyu mugabo avuze ngo uburakari butera urugomo, kandi umujinya umeze nk'isuri. Buriya guhora urakaye urakariye isi bimeze nk'isuri, bizagutembana nawe ubwawe. Gerageza uve mu burakari no guhora urakaye warigize akaraha kajya he. Umujinya umeze nk'isuri. Uyu mugabo avuze ngo kubana n'umugabo w'umukire uguha byose yarangiza akagusiga mu nzu akajya mu bandi bagore, byaruta ukabana n'umukene mushakana dukeya mukanadusangira. Yakunze kwibasira abagabo n'abagore n'imibanire cyane. Uyu mugabo avuze ngo iki ni ikibi cyo muri byose bikorerwa munsi y'ijuru. Iki ni cyo kibi cya mbere. Ikibi cya mbere ukwiye kumenya nuko amaherezo ya byose ari amwe. Wakwikarakasa wagira, wakwigira umuhatari, wakwigira ikigomeke, wakora ibi na biriya, amaherezo ya byose namwe. Kandi imitima y'abantu yuzuyemo ibibi, ndetse mu mitima yabo bakiriho harimo n'ibisazi, ariko iherezo bazakurikira abapfuye babasangeyo. Uwo ni umwami Salomon. Yaravuze ngo ufatanya n'abazima bose abagifite ibyiringiro, kuko imbwa nzima iruta intare ipfuye. Buri imbwa nzima iruta intare ipfuye. Salomo yaravuze kandi ngo abazima bazi ko bazapfa, ariko abapfuye nta kintu bazi, kandi nta ngororano bakizeye kuko batakibukwa. Ahangaha niho abashakashatsi benshi bahereye bandika ibitabo bavuga yuko iyo umuntu apfuye biba birangiye. Kwibi byose byo kuvuga ngo heza mu ijuru tuzahurirayo, ibi ngibi umuntu umwegeze kwandika igitabo avuga ko ari nk'injuga zo kugira ngo tutababara, tutibabariza umutima. Ibintu nk'ibyo ngibyo ni ibintu amadini yazanye kugira ngo abantu bagire ihumure, bumve yuko koko ababo nubwo bagiye. Ibi ngibi byagabanyije indwara zimwe na zimwe z'umutima n'indwara zindi zitandukanye zishobora kwibasira abantu kubera agahinda gakabije, kubura umuntu wakundaga. Ni mu buryo bwa filozofi bwo kugira ngo abantu nyine badahangayika, bakaba banasara, ukabona umuntu arirutse ku gasozi. Hari ibitabo byinshi byagiye bibivugaho, ariko byari bigiye bihera ku gitekerezo cy'umwami Salomo, aho yavuze ko abazima bazi ko bazapfa,
ariko abapfuye bo ntacyo bakizi, kandi ngo nta n'ingororano bakizeye, kuko batazanibukwa batanakibukwa. Uyu mugabo yaravuze ngo urukundo rwabo n'urwangano rwabo n'ishyari ryabo byose byarashize. Ni ukuvuga umuntu wagize nabi agapfa biba birangiye, n'uwagize neza agapfa. Kuri Salomon abifata nk'aho nta mugabane aba akizeye mu bikorwa munsi y'ijuru byose kugeza ibihe byose, ariko abizera Imana bavuga ko ingororano zacu ziri mu ijuru. Uyu mugabo yaravuze ngo urwangano rubyutsa intonganya, ariko urukundo rutwikira ibicumuro byose. Gerageza urukundo rujye rutwikira ibibi byose ukora. Yaravuze kandi ko ku munwa wujijutse haboneka ubwenge, ariko ibitugu by'udafite umutima icyo bikwiye nta kindi n'inkoni. Bikwiye guhatwa ibibando, ibindi bikaza nyuma, ariko umunwa wujijutse haba hariho ubwenge. Umwami Salomon yaravuze ngo hariho inzira umuntu yibwira ko ari nziza, ariko iherezo ryayo ari inzira z'urupfu. Hari inzira uba urimo ukaba wibwira ko ari nziza, ariko iherezo ari urupfu. Uko ni ukuri. Umwami Salomon yaravuze ngo imirimo y'umupfu ihora imutunganira, ariko umunyabwenge yemera kugirwa inama. Buriya umuntu w'umupfapfa ntagirwa inama, aba yumva ibintu akora byose bitunganye. Buriya umuntu utagirwa inama kuri Salomon ni umupfu. Ijambo nasorezaho mu yo Salomon yavuze yose ni menshi, sinayarondora ngo nyasoze. Hano mfite amagambo arenga 1000 yavuzwe na Salomon, ariko hari n'abagiye bayasanisha bakagenda bayahindura mu bundi buryo, nayo ndayafite hano. Iryo nasorezaho nuko yavuze ngo ucyaha umukobanyi aba yikoze isoni. Buriya umuntu wa fake y'umucyashye ukamugira inama uba uri kwikoza isoni kuri wowe, ko agenda kuvuga avuga runaka uzi ibintu yavuze kubera ko ni umuntu wa fake. Umuntu hano umunyabyaha aba yihamagarira ibitutsi. Wa muntu ugira inama akagenda ahubwo akuvuga guteza rubanda, uwo muntu aba ari umuntu wa fake, aba ari umukobanyi. Yitwa umwami Salomon, umwe mu banyabwenge isi yagize. Imana aramubwiye ati gira ikintu nsaba, arayibwira ati mu bwenge n'ubuhanga, ibindi bizaza nyuma. Niyo mpamvu tukimuzirikana kugeza muri 2020. Yavutse muri 990 mbere y'ivuka rya Yesu. Batangiye kubara, Gregoire ashinga cyangwa se ahimba iriya ndangaminsi. Iyi ngiyi tugendera 2020 bagendeye kuri Yesu, nubwo nta muntu uzi igihe Yesu yavukiye exactly, ariko bagendeye ku bijyanye naye. Batangiye kubara rimwe Yesu avutse, niko babivuga, ariko nabyo ntabwo umuntu yabihagararaho ngo abishimangire habyemeza 100%. Nta muntu ubizi. Urabizi ko n'itariki Yesu yavukiye hishidikanywaho cyane, ariko Gregoire yarabyanzuye agenda abivurunganya biza kwemezwa kuri iyi. Rero ikintu gihari, Salomon we yabayeho mu myaka 990 mbere y'igihe batangiye kubara rimwe. Muramuzi muri Bibiliya b'abagore babiri ubwo bazaga bari guhanganira umwana, umwe avuga ati n'uwanjye, undi ati n'uwanjye. Salomon ukuntu yacira urubanza, yafashe inkota ayishyira muri kirere, afata umwana amushyira mu kirere, aramubwira ati ngiye kumucamo kabiri. Umwe afata igice kimwe, undi afata ikindi. Nyina w'umwana aravuga ati kugira ngo mumucemo ni mumuhuriya mugenzi wanjye. Wa mugenzi aravuga ati neka mucemo tumuhombe twese. Urumva ubwenge. Yitwa Salomon. Iki ni igice cya kabiri, ni mu bishaka nzabaha n'icya gatatu n'icya kane n'icya gatanu. Hano hari amagambo menshi yavuzwe na Salomon. Mu kanya gato igice cya kabiri nacyo ndagishyira kuri YouTube channel -- jya ukore subscribe. Ushobora no kujya kuri Instagram yanjye dashimu250. Kora follow urebe igice cya mbere, ndashyiraho n'igice cya kabiri. Iyi ni inzu y'ibitabo ngenda cyari -- turi kumwe na Furaha.